ukabona nyine uri kumubonaho ibimenyetso bidasanzwe. Noneho ugahita umubwira ati oya nta n'irindi jambo nshaka kumva, sohoka hano mu rugo ugende, ntabwo hano ari uko turera. Ugasanga isi umwirukana utabanje no kumuganiriza. Aho rero ubu umwirukanye uhubutse, nyamara ntibikwiye ko wahita ufata icyemezo uhubutse. Mbere na mbere banza umwicaze umuganirize. Ushobora gusanga yarafashwe ku ngufu, ushobora gusanga yarahohotewe, noneho ugasanga uri kumubwira ati Hello family, ndabasuhuje cyane, nizere ko mukomeje kumererwa neza. Aho muherereye hose nizere ko umwami Imana akomeje kwivanga mu byanyu. Hano ni kuna Mazakini 31, ngewe nitwa Queen. Nkomeje cyane wowe utameze neza, wowe urwaye Imana igusange igukize. Wowe uri kunyura mu bindi bihe biri kukugora ibyo ari byo byose, nakubwira ngo ukomere wihangane, Imana ikube hafi. Iyi si niko yubakitse, hagomba kubaho ibyiza hakabaho n'ibibi. Ngo dukomeze turi mu bihe byiza gusa ngo byageraho tukibagirwa Imana, ngo byarangira twibagiwe Imana. Ariko buriya naje gusanga nanjye kuko ari byo. Buriya akenshi abantu benshi usanga twibuka Imana mu gihe turi mu bihe bitugoye. Ugasanga nka Bibiliya wayibitse ahantu kure, ariko wangarwara ugahita wibuka ati kajya gufata Bibiliya mbe hafi y'Imana inkiriza umuntu niba urwazi, cyangwa se nawe ubwawe urwaye wowe ubwawe. Ugasanga nibwo uri kwibuka gusenga, ugasanga ugeze mu kibazo runaka, wenda gusenga wari warabyibagiwe, ariko nyamara agahita uvuga ati ahangaha ho hakenewe imbaraga z'Imana, ntabwo ari izanjye, reka nsaba Imana indwanirire. Ugasanga nibwo wibutse kuvuga ati reka mbe hafi y'Imana kugira ngo imfashe kurwana muri uru rugamba ndi kurwana, kuko njyewe ubwanjye sinarwishoboza. Niyo mpamvu rero buriya Imana ari umukozi w'umuhanga. Buriya yararebye iravuga ati nyamara bano bantu bazanyibagirwa niba bahora bari mu mudendezo baseka gusa, bazagera bibagirwe kumbaho. Ati ubwo rero reka habeho ibyiza, habeho ibihe byiza, umuntu agere igihe aba ari mu bihe byiza, ariko hagere n'igihe anyure mu gahe kamugoye. Byose rero ni ingeno ry'Imana. Usibye Imana yo kuduha imbaraga tukajya tubicamo, ariko ubundi ni uko isi yubakitse, nuko yubakitse tugomba kunyura mu byiza tukanyura no mu bibi. Imana rero ijya iduha imbaraga zo kubyihanganira, zo kubicamo tubitambukemo twemye. Indirimbo Amahoro muri Yesu yahagize hano ku nama za Queen 31. Niba utarayireba indirimbo nyarukirayo uyirebe. Ni indirimbo nziza cyane, ni indirimbo itubwira yuko nta handi hari amahoro usibye ku Mana, nta handi ko usibye muri Yesu. Muri iyi si nta handi hantu wasanga amahoro, mu bakomeye, mu boroheje, mu bakene, mu bakire, twese turarira, bose bararira. Ubwo rero nta handi ho gushakira amahoro usibye kuri Yesu gusa. Niba uri muri iyi si hari ahandi uri gushakira kumenera ngo urebe ko wahabonera amahoro, ndakurahiye ntaho wenda kuyabonera. Niba uri umukobwa ukaba warabuze amahoro uvuga ati nyamara ubu ngubu njye nzabona amahoro nashatse, ntabwo ari aho wenda kubonera amahoro. Niba uri umusore ukaba uri kuvuga ati nyamara nzabona amahoro nashatse umugore, ntabwo bizakunda, naho uzagerayo usange ntayahari. Niba uri umva ahariho hose, ingero nyinshi zigiye zitandukanye hano muri iyi si, nta handi twenda kubonera amahoro, ntahahari hari amahoro usibye kuri Yesu. Iyo ndirimbo rero ugenda uyirebe inshuti yanjye, ugenda uyirebe uyisangize n'abandi, ukoreshe ya kugira ngo n'abandi bamenye ahantu bagomba gushakira amahoro, bareke guhita igihe cyabo bati igihe cy'ubusa bashakira amahoro ahantu hatandukanye muri iyi si kandi ntahahari.
ukoreshe rero kuri iyo ndirimbo. Niba rero iyi ndirimbo uvuye kuyireba, mpereza akanya gatoya no muri iyi video ntabwo iraba ndende, nayo nagusaba ngo tubane urebe video kugeza ku musozo kugira ngo utaza kugira ibyo ukikanwamo muri iyi video. Ngiye kuganira rero n'ababyeyi, bababyeyi uba ufite umwana w'umukobwa akagira ikibazo, sinakita ikibazo akagira ikibazo cyangwa se akagwa mu gishuko ugasanga atwaye inda. Noneho wowe nk'umubyeyi ukavuga ati nyamara iki gisebo mu muryango twacyakira hehe, iki gisebo nahera hehe, ukabona mbese ntabwo ubashije kubyihanganira, ukavuga ati wa mwana we sanga waguteye inda, cyangwa se ati sohoka hano ugende, ntabwo twebwe ari uko turera. Aba babyeyi barahari pe. Ntabwo hano tuje gushyigikira abana ngo batware inda bagende mu rugo babafate neza, oya, ahubwo hano nje kuvugana n'umubyeyi. Noneho icyo kintu cyamaze kuba, ibyo byamaze kuba, ikosa ntabwo uri buri kosoza irindi. None se numwirukana ati genda, ugasanga uri kumwohereza ngo kwa muteye inda utabanje no kumenya se uyu muntu amuteye inda ninde, ugasanga uri kumwoherezayo gusa, ugasanga uramuhambije, nibwo uramukemuye ikibazo. Ni hahandi uzasanga abana benshi b'abakobwa bari kujya mu mihanda, ugasanga agiye mu muhanda atwita kandi kabebe mu nda, ubwo agiye kubyarira mu muhanda. Ni ukuri niba hari umubyeyi ufite umutima nk'uyu nagusaba guhinduka. Ikosa ntabwo wakarikoshoje irindi, niba umwirukanye, aho uri kumwirukana ntuzi niba n'uwo wamuteye inda mwemera. N'umwana reka ashobora kuba atamuzi, nabyo byashoboka. Nubana nanjye muri iyi video rero uri bubashe kumenya icyo wakora mu gihe uguye mu kibazo nk'icyo, cyangwa se igihe habayeho ikibazo nk'icyo. Ikintu cya mbere rero wakora, ntugafate icyemezo uhubutse. Gufata icyemezo uhubutse ni kwa kundi umwana ubona, hari umwana ushobora kuba yaza akabikubwira, hari n'umwana waje kubona akabona nyine uri kumubonaho ibimenyetso bidasanzwe, noneho ugahita umubwira ati oya, nta n'irindi jambo nshaka kumva, sohoka hano mu rugo ugende. Ntabwo hano ari uko turera. Ugasanga uhise umwirukana utabanje no kumuganiriza. Aho rero ubu umwirukanye uhubutse, nyamara ntibikwiye ko wahita ufata icyemezo uhubutse. Mbere na mbere banza umwicaze umuganirize. Ushobora gusanga yarafashwe ku ngufu, ushobora gusanga yarahohotewe, noneho ugasanga uri kumubwira ati sanga waguteye inda, nyamara burya umuntu waguhohoteye nta yindi gahunda aba agufiteho. Ushobora gusanga se nawe yaratewe inda n'umwana mugenzi we, umwana nawe utiteguye kuba yafata inshingano zo kuba umupapa. Niba rero ugize ikibazo nk'icyo, wifata icyemezo uhubutse. Icaza umwana umuganirize. Ikintu cya kabiri wakora, wibuke ko uwo mwana ari uwawe. Kuba aguye muri iryo kosa nk'iryo, mu kibazo nk'icyo, ntabwo bikwiyeho ko ari umwana wawe uhita wumva ko wamujugunya uko wiboneye. Wongere ugarure za mpuhwe za kibyeyi, ubundi umwicaze umuganirize. Niba ikosa ryabaye, ahubwo gerageza no kurwana uburyo ritazongera kubaho. Muganirize ku ngaruka, umwigishe no gufata inshingano zo kwakira ko agomba kuba umubyeyi. Umuganirize no ku ngaruka. Numuganiriza ku ngaruka, azamenya yuko nubwo yaguye muri iryo kosa, ariko atagomba kongera kurirwamo. Umuganirize, umube hafi. Babyeyi, nubwo ibi bintu biba bitoroshye, ariko igihe ikintu cyabaye, tujye tugerageza abana bacu twere kubatererana, twe kubafata nk'ahatari abana bacu, kuko burya uri gutererana abantu babiri, uri kwangana wishekimo imbaraga, umwiteho, ubundi umube hafi. Muri uko kumuba hafi rero
rero ni nawe uzabasha no kumuganiriza. Burya umwana niba umweretse urukundo ukabasha kumuganiriza, niho hahandi azabasha no kwisanzuraho akabasha kukubwira noneho umuhemukiye. Nibwo uzabasha kumenya ese ni umuntu wabasha gufata inshingano zo kuba umupapa. Ubwo bino bintu biba bitoroshye, igisebo kiba ari wowe kiriho, buriya ahanini kiba ari wowe kiriho igisebo. Usanga kitari ku mwana cyane, ahubwo usanga ahanini kiri kuri wowe mubyeyi, kuko usanga se muri sosiyete uvuga yuko ari wowe utazi kurera, kandi nyamara ushobora no gusanga ntabwo utagize, warashyizemo imbaraga zawe zose ariko bikanga bikaba. Ariko wirinde kwita kuri ayo magambo, ugerageze wite ku mwana wawe. Kumutererana ntabwo ari wo muti, kumujugunya ntabwo ari wo muti, kumwohereza kuba mutenda. Wenda ushobora gusanga ari nawe muntu nawe udashobotse, ushobora gusanga atari nubwo ibyo bintu byabayeho ariko siwe mugabo w'inzozi ze, ugasanga umwohereje muri urwo rugo ugiye kumushyingira ku ngufu. Arahageze nabwo ibibazo birakomeje kuko yabanye n'umuntu batari bakundanye, atari we wari inzozi ze. Urumva rero uba ukomeje guteza ikibazo aho kugira ngo kibe kigabanuka, ahubwo gikomeza kwiyongera. Ujye wishakamo imbaraga rero, wite kuri uwo mwana, umufashe, umube hafi, ubundi umwereke yuko nubwo yaguye mu ikosa agomba kwirinda ikintu cyazatuma yongera kugwa mu ikosa bwa kabiri. Kandi subscribe uyisangize n'abandi kugira ngo nabo bungukiremo. Ndabakunda cyane, Imana ikomeze kubana nawe.